Ese wari uzi yuko guhitwa bishobora kugira ingaruka nyinshi zigiye zitandukanye harimo n'urupfu? Ese wari uzi ko guhitwa burya bishobora gutuma inzungano z'ingenzi mu mubiri w'umuntu harimo nk'impyiko, umutima ndetse n'ubwonko bidakora neza? Ibi ndetse n'izindi ngaruka zigiye zitandukanye zishobora guterwa no guhitwa ku mubiri w'umuntu harimo nyine n'urwo rupfu, mugiye kubyumva muri iki kiganiro mwateguriwe nanjye Manzi Olivier. Ibi byose ni mu gihe kandi bigaragara yuko guhitwa bikunze kudahabwa agaciro cyane, aho abantu baba bazi yuko bishobora kwikiza cyangwa se gukizwa n'indi miti ya kinyarwanda, kandi twabonye yuko hari igihe inzoka zo mu nda zimwe na zimwe zishobora kurangira zivuyemo uburwayi buri chronique cyangwa se zigeze no mu zindi nzungano z'umubiri cyangwa se organe z'umubiri nk'ibihaha. Rero nuko kudiyara cyangwa se n'ingaruka yo guhitwa twabonye ko ishobora guterwa n'izi nzoka zo mu nda twavuze mu kiganiro cyacu cya mbere. Rero uku kudiyara cyangwa se guhitwa twabasezeranyije ko tuzabibasobanura ku buryo burambuye, dore yuko uku kudiyara cyangwa se guhitwa bifite ingaruka nyinshi zigiye zitandukanye abantu benshi baba badasobanukiwe kugeza igihe babonye bibaye. Rero niba ukurikira Delpho Olivier, twamaze gusobanukirwa ko abantu bakurikira ibiganiro byacu ari abantu basobanutse nk'uko tugenda tubibona muri comment muduha. Rero nawe niba uri muri abo bantu basobanutse bakurikira ibiganiro nk'ibi ngibi byiza cyane, urebe ko wakoze subscribe ugakanda n'inzogera ukinjira mu muryango mugari w'abantu basobanutse bakurikirana ibiganiro byigisha. Rero ino ni YouTube channel yitwa Delpho Olivier, tugezaho ibiganiro ahanini biba bigamije mu kudufasha kumenya uko twabungabunga ubuzima bwacu. Nge mugiye kubana kino muri iki kiganiro nitwa Manzi Olivier, tubane kuva ku ntangiriro kujya ku iherezo kugira ngo turusheho gusobanukirwa ndetse tuzajye tubasha kwita kuri diyare cyangwa se kuguhitwa neza, tumenye uko twivuza n'uko tubikurikirana bitewe n'uko tuzi ububi bwabyo. Rero diyare cyangwa se kuguhitwa twari twababwiye ko tuzakubabwiraho cyangwa se tuzavuga ibi byako bitewe n'uko twe turi kuganira ku bijyanye n'inzoka zo mu nda cyangwa se zizwi nka solely transmitted herpes. Tubona koko iyi diyare iba ikenewe gusobanurwa ku buryo bw'umwihariko cyangwa se guhitwa. Rero diyare igira ingaruka nyinshi zigiye zitandukanye bitewe n'uko burya umuntu aba ari gutakaza amazi menshi ndetse akanatakaza n'imyunyungugu myinshi igiye itandukanye iba ifite umumaro ugiye utandukanye mu mubiri w'umuntu. Rero ku mwanya wa mbere bitewe n'uko rero kudiyara bituma umuntu atakaza amazi menshi, ku mwanya wa mbere hariho kuba kudiyara gutera umwuma. Uyu mwuma rero ugenda ugatera ikintu gihambaye cyane, aho utuma amaraso y'umuntu aba makeya, ibizwi nka hypovolemia. Ibi rero bikaba bituma n'umuvuduko w'amaraso uhita uba mukeya, bigatuma amaraso atagera ku nzungano z'umubiri cyangwa se mu mutima, ibihaha, impyiko, ubwonko bitabona amaraso ahagije. Ibi rero bigatuma izi nzungano zishobora gukora nabi cyangwa se umuntu ashobora kugira ibibazo bigiye bitandukanye biturutse kuri uku kugira amaraso makeya, byaturutse kuba umuntu yahuye n'umwuma waturutse kuba yagiye atakaza amazi menshi. Ibi rero bishobora kurangira biteye ikindi kintu kizwi nka tachycardia mu ndimi z'amahanga cyangwa se guteragura cyane k'umutima, bitewe n'uko nyine amaraso aba yabaye makeya, umubiri cyangwa se umutima utangira kugerageza n'utwo dukeya ufite kutwohereza vuba vuba kugira ngo inzungano zirimo nk'ubwonko, umutima, impyiko, ibihaha ndetse n'ahandi hose habashe kubona amaraso ahagije. Ibyo rero bikaba bifite ingaruka zigiye zitandukanye nyine nk'uko mubyumva, kuko umutima uhita uhindurira ikigero ushobora gukoreraho, bishobora no gurangira umutima uhagaze, bigatuma umuntu ahaburira ubuzima bitewe n'uko umutima uba uri gukora cyane ugereranyije n'uko uba ugomba gukora. Ni mu gihe kandi kugira amazi makeya n'ubundi nyine nk'uko mubyumva biba byatewe n'uko umuntu ari gutakaza amazi menshi, dore yuko burya ushobora kwibaza impamvu unywa amazi kabone niyo wanywa litiro 2 icyarimwe ariko ukaba utazituma binyuze mu musarane cyangwa se ayo mazi akaba atasohoka binyuze mu musarane. Biterwa n'uko burya mu rura runini cyangwa se amara manini burya niho amazi avira mu bindi bintu akinjira mu mubiri. Rero burya iyo umuntu arwaye inzoka zo mu nda, uko gusubira mu mubiri cyangwa se uko gukugwa kw'amazi mu bindi bintu akinjira mu mubiri binyuze mu rura runini ntabwo biba bikiri gukunda. Niyo mpamvu usanga amazi hafi ya yose umuntu ari gufata ari guhita asohokera n'ubundi hasi, kandi atariho yakagombye gusohokera, aba agomba gusohokera mu mpyiko yanyuze mu maraso. Ibi rero akora ibyo bishobora gutera izi ngaruka zose tuvuze
kugira umwuma akaba yatuma umuntu agira amaraso makeya, amaraso make akaba yatuma habaho kugira umuvuduko muke w'amaraso ibizwi nka hypotension. Uku kugira umuvuduko muke w'amaraso bigahita bituma umutima ushaka gukora cyane kugira ngo ugeze amaraso ku nzungano z'ingenzi, bigatuma habaho ikizwi nka tachycardia. Iyi tachycardia tukaba tubonye ko ishobora gutera guhagarara k'umutima mu gihe yarushijeho kuba nyinshi cyane, ndetse kandi twari twabonye yuko amaraso aba yabaye makeya ndetse n'umuvuduko w'amaraso ukaba wabaye mukeya, bishobora gutuma inzungano z'ingenzi harimo nk'impyiko, ubwonko ndetse n'izindi nzungano aho ariho hose mu mubiri bitabona amaraso ahagije, bishobora gutuma nyine n'izo nzungano cyangwa se izo organe zangirika. Hariho rero ikizakubwira yuko nyine umubiri wawe wamaze kugira amazi makeya akabije, bitewe n'uko nyine uri kudiyara cyangwa se umuntu runaka ari kudiyara, nuko azagira inyota myinshi ikaze, akuma mu muhogo, akumagara cyangwa se akumagara mu kanwa. Ikindi kandi nyine uruhu rwe rutakaza ibiruranga nko kurukura rugahita rwisubiza aho rwari ruri mu buryo bwihuse cyane, urarukurura ukabona ntabwo ruri gusubira uko rwari rumeze. Bishobora gutuma ubona amaso yahenengereye cyangwa se ukabona kwihagarika rwose ntabwo akiri kwihagarika inkari zihagije, cyangwa se na nubwo ari kujya kwihagarika nyine bitewe n'uko amazi ni makeya mu mubiri we, n'impyiko cyangwa se n'amaraso nta mazi arimo. Ibi rero iyo bibaye byinshi cyane bishobora gutuma habaho ikizwi nka shock. Uku nyine ni ukuba amaraso yabaye makeya, inzungano nyine ntizibone amaraso ku buryo buhagije, bikaba nyine byanatuma umuntu, mujya mwumva bavuga ngo umuntu yaguye muri shock. Ibi ngibi biba bishobora no gutuma umuntu nyine ahita apfa yishwe n'uku kubura amazi ahagije cyangwa se amaraso ahagije, nyine byaturutse kuri iriya dehydration cyangwa se kumagara k'umubiri bitewe no kubura kw'amazi bihagije. Rero iyo aya maraso atangiye kuba makeya, ubwonko bugatangira kubura amaraso ahagije, umuntu ashobora gutangira gusa naho acanganukirwa kandi nyamara nta kindi kibazo afite, ari ukudiyara. Kumva umuntu ushobora kumubaza amazina ye, kuyavuga bikamusaba igihe, ushobora kumubaza anatuye ukabona ntabwo ari guhita ahamenya, kandi nyamara indwara yonyine afite ni ukudiyara, aribyo byamuteye ibyo bintu byose. Ibyo bihita bikwereka ko rwose uwo muntu ntabwo ubwonko bwe buri kubona amaraso ahagije biturutse kuri uku kudiyara. Rero murumva ko uku kudiyara ntabwo wagukerenza, ni kubi cyane, gushobora gutera ingaruka zigiye zitandukanye. Iki rero twasobanuraga ni ku kijyanye no kuba nyine umuntu yatakaje amazi menshi agiye atandukanye, binyuze nyine mu kuba atarikiri kubasha kuva mu mara manini ngo yinjire mu mubiri. Ku mwanya wa kabiri rero reka dutangire tuvuge ku bijyanye n'imyunyungugu. Nk'uko twabibabwiye nyine ntabwo ari amazi atakara yonyine, hari n'indi myunyungugu y'ingenzi kandi mu mubiri iba iri gutakara. Ku mwanya wa mbere reka tuvuge ku munyungugu uzwi ku izina rya sodium. Iyi sodium rero iyo yatakaye ishobora gutakara, hari uburyo bagaragaza ko ishobora gutakara kuriya mu musarane nyine w'amazi, ikajya igendana n'amazi, ariko sodium yo mu maraso yo ntihinduke. Ibi rero iyo byagenze gutya, sodium nyine iri gutakara, wenda muri ariya mazi ntaba ari nyinshi, iyo mu maraso ikaguma nta kibazo ifite, bizatuma nyine umuntu we nta kibazo azigera agira bitewe n'uku gutakara kwa sodium, ayo tunye bita isonitremic dehydration. Rero hari igihe rero noneho izatakara birangira itakara ari nyinshi cyane, n'iyo mu maraso igabanyuke, nyine itakarire mu musarane ari nyinshi cyane, cyangwa se muri musarane w'amazi ari nyinshi cyane, noneho ino sodium birangire ibaye nkeya. Ibi bizatuma rero habaho ikintu kibi cyane, bizatuma umuntu atangira gucanganukirwa, akagira n'ibizengera bigiye bitandukanye, ndetse kandi hari n'igice cy'ubwonko gishobora kubyimba biturutse kuri ino sodium yatakaye ari nyinshi cyane. Ibi rero urumva ni ikintu kibi cyane, umuntu yifite guhitwa gusa, ariko birangiye atangiye gucanganukirwa, birangiye atangiye kugira ibizengera cyangwa se kugira n'ibintu bijya kumera nk'igicuri, birangiye umuntu igice cye cy'ubwonko runaka cya cerebro gitangiye kubyimba, kandi ni mu gihe kandi we wari uzi yuko wenda umuntu afite ikibazo cyo guhitwa gusa. Rero urumva ibi ni ibintu bibi cyane, dore ko kandi ino sodium nayo ishobora kugira uruhare mu gutuma umuvuduko w'amaraso uhindagurika nyine, birumvikana, ndetse kandi kuko ino sodium igira uruhare mu gutwarwa kw'amakuru mu buryo bw'amashanyarazi bizwi nka nervous impulse, bigatangira kutagenda neza, nabyo murabyumva cyane. Ibi rero nkuko tubibonye, ino sodium nyine nayo bishobora kurangira iteje ikibazo cyo kugira umuvuduko mukeya mu gihe yatakaye ari nyinshi.
ikanagira n'ingaruka ku mikorere y'ubwonko nk'uko tubisobanuye, kubyimba ku bwonko, gusa naho umuntu acanganukirwa cyangwa se confusion, kuvangitiranya ibintu, ndetse kandi no kuba wenda yagira ibintu by'ibizengira cyangwa se bijya kumera nk'ibicuri. Undi munyungugu rero umuntu ashobora gutakaza mu gihe ari guhitwa cyangwa se ari kwituma umusarane w'amazi biturutse ku kuba wenda arwaye ziriya nzoka zo mu nda twasobanuye muri part 1. N'undi munyungugu uzwi ku izina rya potassium. Iyi potassium rero ifite umumaro ugiye utandukanye ku bijyanye n'imikorere y'umutima, ndetse nanone no mu gutwarwa kw'amakuru nk'uko twabisobanuye kuri sodium. Ino potassium ifatanya na sodium mu gutwarwa kw'amakuru mu buryo bw'amashanyarazi mu mubiri w'umuntu, ibizwi nka nervous impulse. Ariko ino sodium yo yabaye nkeya ino potassium yo ibaye nkeya, ibi biba bizwi nk'ibyo muri science babyita hypokalemia, iyo yabaye nkeya mu maraso. Ibi rero bishobora gutera ingaruka zigiye zitandukanye, kuko nyine yifashishwa mu gukora kwa muscle cyangwa se kw'imikaya, imikaya igatangira gucika intege. Hari n'indi mikaya cyangwa se ibindi bice by'umubiri cyangwa se indi organe z'umubiri zishobora no guhagarika gukora cyangwa se kudakora neza bitewe n'uko ino potassium yabaye nkeya. Aho harimo nk'umutima ndetse buriya n'ibihaha bishobora gukora nabi cyangwa se no guhagarika gukora bitewe n'uko ino potassium yabaye nkeya. Ibi rero ni nabyo binatera kuba kwituma bitakiri gukunda mu gihe umuntu wenda yarwaye ziriya nzoka zo mu nda, kuko nyine ino potassium igira uruhare mu mikorere y'amamisikiri azwi ku izina ry'amasimufu maso wenda, kandi buriya n'amara niho abarizwa. Ibyo rero bikaba biri gutuma movement cyangwa se ugusohora imyanda hariya hasi bitari kugenda neza, bigatuma rwose bitagenda neza, bikarangira umuntu abyimbye inda. Niyo mpamvu uzasanga nyine mu gihe umuntu arwaye inzoka zo mu nda ahanini azabyimba inda. Ibi bishobora kuza bitewe n'uko ino potassium yabaye nkeya, cyangwa se bikaza binatewe na za nzoka twabonye zizwi ku izina rya Ascaris lumbricoides zigira uruhare mu kuboroka amara. Ibyo byose bishobora gutuma nyine umuntu abyimbagana mu nda biturutse kuri ziriya nzoka zo mu nda. Ariko no kudiyara nyine ko ariyo turi kuvugaho, tubonye ko bishobora gutuma nyine gusohoka kw'imyanda hari hasi bitagenda neza bitewe n'uko nyine ziriya maso zabuze umunyungugu uzifasha gukora neza. Bishobora gutuma nyine n'ubundi umuntu abyimba inda bitewe n'uko nyine ntago amara ari gukora neza bitewe no kubura k'uyu munyungugu. Bishobora gutuma ino potassium ni mbi cyane, buriya yo yabaye nkeya ishobora gutuma umutima rwose utera nabi, ibizwi nka cardiac arrhythmias. Bikaba byanatuma nyine binarangira n'umutima uhagaze. Kandi ni mu gihe nyine twebwe tuba tuvuga ngo umuntu ari kudiyara biraza gukira, izo nzoka ziraza gukira n'iki, bikarangira umutima uhagaze, umuntu akaba yahaburira ubuzima byaturutse byonyine ku nzoka zo mu nda. Hari undi sinzi niba turabita umunyungugu, ubundi ibingibi turi kuvuga mu cyongereza byizwi cyangwa se muri science bizwi nk'ama electrolyte. Hari undi munyungugu nawe reka tuyite umunyungugu uzwi ku izina rya bicarbonate. Iyo rero nawo ugira uruhare mu kuba haringanizwa ama acide. Burya amaraso hari ukuntu aringanije mu buryo bwa acide na base, bikaba biri hagati na hagati. Ubu rero ino bicarbonate bigiramo uruhare kuko pH y'amaraso burya ibigomba kuba iri kuri 7.4. Ibi cyangwa se nyine ntago ibiri acide cyane, nta nubwo iri base cyane, ariko biba bigaragara ko iri gutendinga kujya mu buryo bwa base, ariko ntago wavuga sinzi ukuntu ni ibice bine, sinzi ukuntu twabikarasa ni mu gihe kandi ne tuba turi kugendera kuri range yo kuva kuri 0 kugera kuri 14. Kuva kuri 7 ujya kuri 14 tuba turi muri base, kuva kuri 7 usubira hasi tuba turi muri acide. Rero urumva amaraso bagomba kuba afite pH ya 7.4. Urumva at least abari gutendinga gusa naho ajya muri base kurenza uko yatendinga ajya muri acide. Ibi rero ino bicarbonate igira nkuko tubisobanuye mwumvishe ikikora, igira uruhare mu kuringaniza ibijyanye na acide na base mu maraso. Amaraso akagumya ari hagati aho ngaho, nta acide ntabe na base cyane, kuko nyine umuntu yahita hatakariza ubuzima bitewe n'uko ibizwi nk'ama enzyme ashobora guhita apfa bitewe n'uko iyo base yahindutse, cyangwa se iyo acidity cyangwa se acidity y'amaraso yahindutse, cyangwa se pH y'amaraso yahindutse umuntu. Kandi mu gihe izo enzyme zidahari umuntu nawe ntago yaba ahari. Iyo rero ino bicarbonate itari ku murongo bitewe nyine n'uko umuntu
umuntu arimo guhitwa bishobora gutuma habaho kugira iseseme ikabije, akaruka, ugasanga umuntu nyine yahitwaga binarangiye anarutse bitewe n'iseseme nyinshi yagize, biba biturutse kuri no bicarbonate itari ku murongo, byaturutse nyine ku kuba umuntu ari guhitwa. Ashobora gucika intege ku buryo bukabije, ikindi kandi bishobora no gutuma ino bicarbonate nayo ubwayo ishobora gutuma umutima w'umuntu nawo ubwabo udakora neza. Ibi kandi bya acid base balance bishobora guterwa n'iriya bicarbonate tumaze kuvuga, cyangwa se ukuringaniza kw'amaraso mu bijyanye na acid na base ntibijye ku murongo neza, bishobora kurangira bigiye bikagera ku mpyiko bikazangiza cyane, dore yuko uko kwangirika kw'izi mpyiko bishobora guturuka ku bintu nyine bishobora guterwa n'izindi mpamvu zigiye zitandukanye n'ubundi, ariko zaturutse kuri biriya bintu turi kuvuga bya acid na base balance bitari kugenda neza. Hari indi myunyungugu rero nayo ishobora gutera ingaruka zigiye zitandukanye, ariko twazisomye dusanga n'ubundi zisa n'ibyo tumaze kuvuga hejuru, harimo nk'umunyungugu wa chlorine, magnesium, ariko nka zinc yo ifite umwihariko kuko zinc ishobora gutuma hari ibindi bintu bitagenda neza, wenda twavuze ruguru, birimo nko kuba wenda imyinite y'umuntu cyangwa se y'umwana yagabanyuka biturutse ku guhitwa. Ibindi ino chlorine ndetse na magnesium bishobora guhuza ingaruka na biriya twavuze ruguru, ntabwo tubitindamo, ariko nanone ku guhitwa ntitwagenda tutabasobanurira yuko bishobora kurangira bivuyemo nyine imirire mibi. Niba ari umwana ntakure neza, akaba yanagwingira mu gihe bitavuwe neza cyangwa se bititabwaho, dore ko muri iki gihe nyine umuntu aba ari gutakaza intungamubiri. Urarya ntabwo biva mu mara ngo bijye mu mubiri nk'uko bisanzwe, twabonye ko habaho ikintu cya mara absorption, cyangwa se intungamubiri zitari kuva mu mara ngo zinjire mu mitsi, zijye mu maraso, zijyanwe mu nzungano zigiye zitandukanye z'umubiri. Ibi rero bishobora kurangira nyine umuntu agize ikijyanye n'imirire mibi, byaturutse byonyine ku bijyanye no guhitwa bititaweho neza. Ibi rero bya malnutrition nabyo twabishyiramo muri iki kintu cyo kudira cyangwa se guhitwa biturutse ku nzoka zo mu nda. Ikindi kintu rero twatwara aha ngaha ni uko tubonye yuko nubwo tubonye ko wenda guhitwa ubona wenda umuntu ari gutakaza amazi gusa, nuko ikindi kintu wamenya nyine haba ari gutakara ibintu byinshi, aribyo tubonye by'imyunyungugu nyine, kandi imyunyungugu ifitiye umumaro mu mubiri ukomeye. Icyo wakora muri iri somo rero ni uko burya guhitwa utagomba nko kubibona guhitwa gusa, ugomba kubibona nyine nko kuba umubiri uri gutakaza ibintu byinshi ukeneye mu mikorere yawo ya buri munsi, bigatuma ubyitaho, bigatuma ujya kwa muganga bakareba icyateye guhitwa, niba ari izi nzoka zo mu nda zikanavugwa hakiri kare zitaratangira kuba zajya mu zindi nzungano z'umubiri. Mwabonye ko twabonye ko ari inzoka zishobora kuva mu mara bikarangira zigiye mu zindi nzungano nk'ibihaha, zikavugwa hakiri kare, ndetse kandi utaranatakaza n'amazi menshi cyane. Ukibuka kubwira muganga igihe umaze uhitwa kugira ngo bamenye uko bakumanaginga, dore yuko nyine bijyana igihe umaze wenda uhitwa, cyangwa se uburyo uri guhitwamo, inshuro uri guhitwamo, uri kujya ku musarane ku munsi, bishobora kugira uruhare nyine mu kumenya wenda imyunyungugu yawe uko ihagaze, cyangwa se amazi mu mubiri wawe uko bihagaze, bakamenya uko bagufasha mu buryo bwuzuye. Rero niba mwabanye nanjye muri iki kiganiro kuva ku ntangiriro kugera ku iherezo, ndabashimira. Ibi bintu tujye tubyitaho, twivuze, twere kubica amazi, tubonye ko bifite ingaruka nyinshi cyane. Nge rero mwabanye, nitwa Manzi Olivier, ndi umunyeshuri muri kaminuza. Niba utarakora subscribe, ndakwibutsa rwose, niba utarakora subscribe kandi ukaba ukunda ibiganiro dukora, ukore subscribe ukane n'inzogera, dore twabonye ko ibiganiro byacu rwose birebwa n'abantu basobanutse, ndetse kandi turabashimira no ku bitekerezo mutanga, turabibona rwose murasobanutse. Rero nawe ntugende udakoze subscribe. Niba ukunze kino kiganiro ukabona gifasha, kirimo inyigisho yafasha umuntu, wakanda like. Niba ufite igitekerezo wajya muri comment ugashyiramo comment cyangwa se igitekerezo cyawe. Niba ufite icyifuzo nabwo wajya muri comment ugashyiramo icyifuzo cyawe, turabisoma ubundi tukazabasubiza. Rero tuzabane mu biganiro by'ubutaha, tujye twirinda, twivuze ku gihe. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.